Yesu Kristo ashimwe inshuti za Yesu kandi inshuti zanjye. Dukomeje dusoma Bibiliya. Uyu ni umunsi w'181. Turi mu gitabo cya Yeremiya, uyu munsi turasoma duhereye ku bice 30 by'iki gitabo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yeremiya ategekwa kwandika byose mu gitabo. Imana isezerana kuzakiza abayuda bagasubira mu gihugu cyabo. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, andika mu gitabo amagambo yose nakubwiraga. Dore igihe kizaza nzagarura abantu banjye ba Isiraheli n'ab'i Buyuda bajyanywe ari imbohe, kandi nzatuma bagaruka mu gihugu nahaye ba sekuruza babe ba nyiracyo, niko Uwiteka avuga. Aya niyo magambo Uwiteka yavuze kuri Isiraheli n'Ubuyuda. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba, si iry'amahoro. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se ni iki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri ku nda, mu maso hose agasuherwa? Ayi, uwo munsi urakomeye ntawe umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Kandi kuri uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzavuna imbago yashyize ku ijosi ryawe, nzaguca ku ngoyi. Abanyamahanga ntibazamugira ikiretwa ukundi, ahubwo bazakorera Uwiteka Imana yabo na Dawidi umwami wabo, uwo nzabimikira. Nuko rero ntutinye Yakobo we, mugaragu wanjye, niko Uwiteka avuga, nawe Isiraheli ntiwihebe, kuko dore nzagukiza nkuvanye kure n'urubyaro rwawe, ndukure mu gihugu cy'uburetwa bwabo. Kandi Yakobo azagaruka ahikije umutima mu nda, kandi aruhutse, ntawe uzamutera ubwoba. Kuko ndi kumwe nawe, niko Uwiteka avuga, ngira ngo ngukize. Kandi nzatsemba rwose amahanga yose aho nabatatanirije, ariko woweho sinzagutsemba rwose, ahubwo nzaguhana uko bikwiriye, kandi ntabwo nakureka ntaguhanye. Uko niko Uwiteka avuga ati, uruguma rwawe si urwo gukira, n'igisebe cyawe kiraryana. Ntawo kukurengera uhari kugira ngo upfukwe, nta miti yo kukuvura ufite. Abakunzi bawe bose barakwirengagije, ntibakigushaka, kuko nagukomerekeje uruguma rw'ubwanzi n'igihano cy'umunyarugomo, nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Kuki utakishwa n'uruguma rwawe? Kuribwa kwawe si uko gukira. Ibyo nabiguteje nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Icyakora abakurimbura bose bazarimburwa, kandi abanzi bawe bose uko bangana bazajyanwa ari imbohe, n'abakunyaga bazanyagwa, n'abagusahura bose nabo nzabatanga basahurwe. Nzakugarurira amagara yawe, kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari bakwise igicibwa bati, hano ni Siyoni, hatagira uhitaho. Uko niko Uwiteka avuga ati, dore ngiye kugarura abo mu mahema ya Yakobo, mbakure mu buretwa, kandi nzagirira imbabazi ubuturo bwe. Nawo umurwa uzubakwa ku birundo by'ayo mazu yabo yasenyukiye, kandi inyumba izubakwa nk'uko yari isanzwe. Hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe, kandi nzabagwiza ntibazaba bake, kandi nzabubahiriza ntibazaba boroheje. N'abana babo bazamera nk'uko bari bameze ubwa mbere, n'iteraniro ryabo rizakomerera imbere yanjye, kandi nzahana abababonerana bose, kandi umwami wabo azakomoka muri bo, n'umutegetsi wabo azava muri bo. Nzamwiyegereza, nawe nzatuma anyegera anshyikire. Ninde watinyuka kunyegera? Niko Uwiteka abaza. Nuko muzaba ubwoko bwanjye, kandi nanjye nzaba Imana yanjye. Dore umugaru w'uburakari bw'Uwiteka wabyutse umeze nka serwakira, uzagwa ku mutwe w'abanyabyaha. Uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana, keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye mu mutima we. Ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka. Yeremiya ibice 31. Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Uwiteka aravuga ati, icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isiraheli yose, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Uku niko Uwiteka avuga. Abantu barokotse inkota
baboneye ubuntu mu butayu, ari bo Bisiraheli igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, cyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera imizabibu ku misozi y'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo, kuko hazabaho umunsi, ubwo abarinzi bazarangururira ku misozi na Efurayimu bati, nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni dusange Uwiteka Imana yacu. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, nimuririmbire Imana ku bwa Yakobo mufite umunezero, muyirangururire murangaje imbere y'abanyamahanga, mwamamaze muhimbaze muti, Uwiteka akiza ubwoko bwawe bw'Abisiraheli barokotse. Dore nzabazana mbakuye mu gihugu cy'ikasikazi, mbakoranirize hamwe mbavanye mu mpera z'isi, barimo impumyi n'ibirema n'abagore batwite ndetse n'abaramukwa. Abazagaruka aha bazaba ari iteraniro rinini. Bazaza barira kandi nzabayobora mbamaze agahinda. Nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse batazasitariramo, kuko mbere Isiraheli umubyeyi nawe Efurayimu akaba ari imfura yanjye. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa mahanga mwe, muryamamaze mu birwa biri kure muti, uwatatanije Isiraheli niwe uzabakoraniriza hamwe, akabaragira nk'umwungeri uragira umukumbi we. Kuko Uwiteka yacunguye Yakobo, akamubatura mu maboko y'uwamurushaga gukomera. Nabo bazaza baririmbire mu mpinga z'isi Siyoni bashikiye ubuntu bw'Uwiteka, ndetse bahasanga ingano na vino n'amavuta ya elayo. N'ubwagazi bw'umukumbi n'ubw'ubushyo, ubugingo bwabo buzamera nk'umurima wavomewe, kandi ntabwo bazasubira kugira umubabaro. Maze umwari azishima abyine, abasore n'abasaza bazishimira hamwe, kuko umuborogo wabo nzawuhindura umunezero, kandi nzabahumuriza mbatere kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo. Ubugingo bw'abatambyi nzabuhagisha ibibyibushye, kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu bwanjye, niko Uwiteka avuga. Uku niko Uwiteka avuga ati, ijwi ryumvikaniye i Rama ry'umuborogo no kurira gushavuye. Ni irya Rasheli yaririraga abana be, yanga guhozwa ku bwabo kuko batakiriho. Uku niko Uwiteka avuga ati, hoza ijwi ryawe we kuboroga, n'amaso yawe yo gushokamo amarira, kuko umurimo wawe uzaguhesha ingororano, niko Uwiteka avuga, kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha, kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo, niko Uwiteka avuga. Erega numvise Efurayimu yiganyira ati, warampannye mpanwa nk'ikimasa kitamenyereye guhingishwa. Ngarure mbone kugaruka, kuko uri Uwiteka Imana yanjye. Ni ukuri namaze guhindurwa ndihana, kandi namaze no kwigishwa nikubita ku matako. Naramwaye ndetse nkorwa n'isoni, kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye. Mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda, si umwana ufite igikundiro se? Kuko iteka ryose iyo ngize icyo muvugaho mugaya, ndushaho kumwibuka. Nicyo gituma umutima wanjye umufitiye agahinda, ni ukuri nzamugirira imbabazi, niko Uwiteka avuga. Wishingire ibimenyetso by'inzira, wishakire ibikuyobora, werekeze umutima ku nzira nyabagendwa, ya nzira wanyuzemo. Garuka wa mwari wa Isiraheli we, usubire muri iyi midugudu yawe. Uzakora hirya no hino, uzahereze he, wa mukobwa wasubiye inyuma we? Kuko Uwiteka yaremye ikintu gishya mu isi, umugore azashaka umugabo. Uku niko Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli ivuga iti, bazongera kuramutsa iyi ndamutso mu gihugu cy'Ubuyuda no mu midugudu yaho, ubwo nzagarura ababo bajyanywe ari imbohe. Uwiteka aguhire, wa buturo burimo gukiranuka we, wa musozi uriho kwera we. Kandi ab'i Buyuda n'ab'imidugudu yaho yose bazahabana, abahinzi n'abaragiye imikumbi, kuko nahagije ubugingo burembye n'ubugingo bufite agahinda bwose
narabukamaze, mperako ndakanguka nsanga ibitotsi byanjye byanguye neza. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzabiba mu nzu ya Isiraheli no mu nzu ya Yuda imbuto z'abantu n'imbuto z'amatungo. Nuko uko nabahanzeho amaso kugira ngo ndandure, nsenye, nubike, ndimbure, mbabaze, niko nzabahangaho amaso kugira ngo nubake kandi ntere, niko Uwiteka avuga. Iyo minsi ntibazongera kuvuga bati, ba data bariye imizabibu ikarishye kandi amenyo y'abana niyo arurirwa. Ahubwo umuntu wese azapfa azize igicumuro cye, umuntu wese uriye imizabibu ikarishye niwe amenyo ye azarurirwa. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga, ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese uwo bava indimu, ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose, niko Uwiteka avuga. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzacyibuka ukundi. Uko niko Uwiteka avuga, watanze izuba kuba umucyo w'amanywa, washyizeho amategeko kugira ngo ukwezi n'inyenyeri bimurikire ijoro, utera inyanja kwihinduriza, bigatera umuraba guhorera. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, ati, ayo mategeko nakuka imbere yanjye, niko Uwiteka avuga, urubyaro rwa Isiraheli narwo ruzaba rutakiri ubwoko imbere yanjye iteka ryose. Uko niko Uwiteka avuga ati, ijuru riri hejuru n'ibishoboka ko rigerwa, kandi imfatiro zo hasi mu isi ntibishoboka ko zirondorwa. Uku niko Uwiteka avuga ati, ijuru riri hejuru n'ibishoboka ko rigerwa, kandi imfatiro zo hasi mu isi ntibishoboka ko zirondorwa. Nibwo nzacura urubyaro rwa Isiraheli rwose nduhoye ibyo bakoze byose, niko Uwiteka avuga. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuga, uyu murwa uzubakwa Uwiteka, uhereye ku munara wa Hananeli ukageza ku irembo ryo mu ruhetero rw'inkike. Kandi umugozi ugereshwa uzaramburwa ugere ku musozi w'i Garebu, uzazenguruka ugere i Gowa. Kandi igikombe cyose cy'intumbi gishyirwamo intumbi kikamenwamo ivu, n'imirima yose yerekeye ku mugezi w'i Kidironi no ku ruhetero rw'irembo ry'amafarashi aherekeye iburasirazuba, hazaba aherejwe Uwiteka, ntazongera kurandurwa cyangwa gusenywa ukundi. Yeremiya ibice 32. Yeremiya ategekwa kugura umurima muri Anatoti. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka mu mwaka wa 10 wa Sedekiya umwami w'Ubuyuda, wari umwaka wa 18 wa Nebukadinezari. Nuko icyo gihe ingabo z'umwami w'i Babuloni nibwo zagose i Yerusalemu, kandi umuhanuzi Yeremiya yari akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe iri mu rugo rw'umwami w'Ubuyuda, kuko Sedekiya umwami w'Ubuyuda yari yamufunze. Umwami yaramubajije ati, ni iki gituma uhanura utyo uti, uku niko Uwiteka avuga, ati, dore nzatanga uyu murwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni, kandi azawigarurira, nawe Sedekiya umwami w'Abayuda ntazava mu maboko y'Abakaludaya, ahubwo azagabizwa umwami w'i Babuloni. Azavugana bahanganye barebana mu maso, kandi azajyana Sedekiya i Babuloni, niho azaguma kugeza ubwo nzamugenderera, niko Uwiteka avuga. Nubwo murwanya Abakaludaya ntimuzahirwa. Yeremiya aravuga ati, ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, dore Hanameli mwene Shalumu so wanyu azagusanga ati, tugure umurima wanjye uri muri Anatoti, kuko ari wo ufite ubutware bwo kuwugura. Bukeye Hanameli mwene data wacu ansanga mu gikari cy'inzu y'imbohe,
nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri, arambwira ati ndakwinginga ugure umurima wanjye uri muri Anatoti mu gihugu cya Benyamini, kuko ari wowe ubasha kuwuzungura kandi ubutware bwo kuwugura ari wowe ubufite, uwigurire. Nuko menya ko rya jambo ryavuye ku Uwiteka, maze ngura wa murima uri muri Anatoti na Hanameli mwene data wacu, mugerera ibiguzi shekeli 17 z'ifeza. Maze nandika urwandiko rw'isezerano, ndushyiraho icyitegererezo cyanjye cy'ubushishi, ntora abagabo mugerera ifeza ku minzani, njyana urwandiko rw'ubuguzi rwari rwashyizweho icyitegererezo cy'ubushishi uko amategeko y'imigenzo biri, n'urundi rufatanishijwe ubushishi, maze urwandiko ruhamya ko nguze nduha Baruki mwene Neriya mwene Mahaseya imbere ya Hanameli mwene data wacu, n'imbere y'abagabo banditse urwandiko rw'ubuguzi, kandi n'imbere y'Abayuda bose bari bicaye mu gikari cy'inzu y'imbohe. Maze ntegekera Baruki imbere yabo nti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo, enda izi nzandiko z'ubuguzi, urwashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi n'urutagishyizweho, uzishyire mu kibindi cy'ibumba kugira ngo hamare iminsi myinshi, kuko uko ari ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti, amazu n'imirima n'inzabibu byo muri iki gihugu bizongera bigurwe. Nuko maze guha Baruki mwene Neriya urwandiko rw'ubuguzi, nasabye Uwiteka mvuga nti, yewe mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe bukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye, nta kintu na kimwe kikunanira. Ugirira imbabazi abantu ibihumbi, kandi uhanira abana ibyaha bya base hanyuma yabo. Uri Imana nkuru ikomeye, Uwiteka Nyiringabo niryo zina ryawe. Ushobora inama kandi no mu mirimo uyikomeyemo. Amaso yawe areba inzira z'abantu zose, ugaha umuntu wese ibihwanye n'imigenzereze ye n'ibihwanye n'imbuto z'imirimo ye. Niwe washyize ibimenyetso n'ibitangaza mu gihugu cya Egiputa, mu Bisiraheli no mu bandi, na n'ubu ukibikora, kandi wihesheje izina ry'uko biri n'uyu munsi. Niwe wakuje ubwoko bwawe Isiraheli mu gihugu cya Egiputa ibimenyetso n'ibitangaza n'ukuboko gukomeye n'ukuboko kurambuye n'ibiteye ubwoba bishishana, maze ubaha iki gihugu icyo warahiye ba sekuruza tuzakibaha, igihugu cy'amata n'ubuki. Bakijyamo baragihindura, ariko ntibarakumvira ijwi ryawe, habe no kugendera mu mategeko yawe. Mu byo wabategetse byose ntacyo bakoze, nicyo cyatumye bateza ibyo byago byose. Dore ibirundo byo kuririraho, umenye ko bazanywe no guhindura umurwa, kandi umurwa ugabirijwe Abakaludaya bawuteye, kuko hatejwe inkota n'inzara n'icyorezo. Kandi ibyo wavuze birasohoye, dore nawe urabiruzi. Kandi warambwiye mwami Uwiteka uti, igurire uwo murima ifeza, kandi witorere abagabo, kandi umurwa utanzwe mu maboko y'Abakaludaya. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose. Mbese hariho ikinanira? Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, dore ngiye gutanga uyu murwa mu maboko y'Abakaludaya no mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, kandi azawuhindura. Kandi Abakaludaya barwanye uyu murwa, bazaza bawutwikane n'amazu ayo bajyaga boserezaho bari imibavu, bagasukira izindi mana amaturo y'ibinyobwa kugira ngo bandakaze. Kuko Abisiraheli n'Abayuda bakoreye ibibi gusa imbere yanjye uhereye mu buto bwabo. Abisiraheli bahora banyendereza bakandakaza kubw'imirimo y'amaboko yabo, niko Uwiteka avuga. Erega uyu murwa wambereye agateramujinya n'uburakari, uhereye umunsi bawubatse ukageza na bugingo n'ubu, kugira ngo nyukure imbere yanjye. Ntoye Abisiraheli n'Abayuda ibyaha byose bakoreye kundakaza, bo n'abami babo n'ibikomangoma byabo n'abatambyi babo n'abahanuzi babo n'abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu. Kandi aho kumpangaho amaso banteye umugongo. Nubwo nabigishaga nkazinduka kare nkabigisha ntibarakumvira kugira ngo bemere kwigisha. Ahubwo bahagaritse ibizira byabo mu nzu yitirirwa izina ryanjye kugira ngo bayanduze.
kandi bubatse ingoro za Bali iziri mu gikombe cya mwene Hinomu kugira ngo banyuzurize Moleki abahungu babo n'abakobwa babo mu muriro. Ibyo ntari narabategetse habe no gutekereza yuko bakora icyo kizira bagacumuza Yuda. Imana isezeranya abantu bayo kuzabagirira imbabazi. Nicyo gituma noneho Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iby'uyu murwa uwo muvuga ngo ushyirishijwe mu maboko y'umwami w'i Babuloni inkota n'inzara n'icyorezo iti: dore ngiye kubakoraniriza hamwe mbakuye mu bihugu byose aho nari narabatatanirije, bitewe n'uburakari bwanjye n'umujinya wanjye ndetse n'umujinya ukaze, kandi nzabagarura ino mbahatuza amahoro. Nabo bazaba ubwoko bwanjye, kandi nanjye nzaba Imana yabo. Nzabaha imitima ihuje n'inzira imwe, babone kunyubaha iteka ryose, kugira ngo bibabere ibyiza bo n'abana babo bazabakurikira. Kandi nzasezerana n'ab'isezerano rihoraho, kuko ari ntabwo nzabata ngo ndeke kubagirira neza. Nzabatera kunyubaha mu mitima yabo kugira ngo batanyimura. Ni ukuri nzanezezwa no kubagirira neza rwose. Nzabatera bamere muri iki gihugu mbishyizeho umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose. Uku ni ko Uwiteka avuga ati: nk'uko nateje ubu bwoko ibyo byago bikomeye byose, niko nzabasohoreza ibyiza nabasezeranije byose. Maze imirima izagurwa muri iki gihugu, icyo muhinyura ngo ni amatongo nta muntu ukikibamo, haba n'amatungo kigabijwe Abakaludaya. Abantu bazagura imirima ifeza, bandike inzandiko z'ubuguzi, bazishyireho icyitegererezo cy'ubushishi, bitorere abagabo mu gihugu cya Benyamini n'imisozi ikikije i Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda, mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya no mu midugudu y'ikusi, kuko nzagarura ababo bajyanywe ari imbohe. Niko Uwiteka avuga. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo duhereye ku bice 33. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.